Banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, batumirwa mwitabiriye iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi hano i Busogo, baturage b'akarere ka Musanze, mbanje kubasuhuza mwese. Ndagira ngo kandi ntangire nihanganisha imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi turi kumwe hano muri iki gikorwa, ndetse n'abahirya no hino mu gihugu. Nkuko mubizi, tubizi twese iki cyumweru turi mu gihe cy'iminsi ijana yo kwibuka, ariko iki cyumweru ariko twatangiyemo icyumweru cyo kwibuka cya mbere, uyu munsi rero akaba wa kabiri. Tukaba twaje kwifatanya namwe hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Busogo. Nyuma y'ibyavuzwe byose, ngira ngo duhereye ku buhamya bwatanzwe ndetse n'inyigisho y'amateka twawe na Minisitiri Jean Damascene, ibyinshi ngira ngo twese twabyumvishe, ntabwo nkeneye kubisubiramo, ariko buriya nyine aryo asubiwemo, niyo mpamvu Damascene yabyigishe kandi ahora byigisha, ndetse si we wenyine, n'inzego zose za leta zihora zigisha amateka y'u Rwanda kugira ngo twumve ibyateye Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no kugira ngo twumve ko kwirwanya bishoboka kuri itazongera kubaho. Aho bituma ngera ku butumwa bwa mbere twese tuziranyeho. Umukuru w'igihugu ahora tubwira ko vuga ko tubuziranyeho, ko n'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu yavuze ati nta Jenoside yakorewe Abatutsi izongera kuba muri uru Rwanda. Ubwo rero n'ubutumwa bw'ihumure bwatanzwe n'umukuru w'igihugu kandi n'ubagitanga, ndetse na guverinoma yose y'u Rwanda muri rusange, twongera kwemeza ko nta Jenoside yakorewe Abatutsi izongera kuba muri iki gihugu. Nyirahonora avuga yatanze ubutumwa bwiza n'ubuhamya bwiza bwafashe imyaka myinshi asobanura uko ubuzima bwe n'umuryango we bwagiye bugenda, ariko ngira ngo ubuhamya nk'ubu tubwakiriye ntabwo ari ubwo butanga gusa, ahubwo ari ubuhamya busobanura ibyabaye ku banyarwanda muri rusange, kuko ubuhamya Nyirahonora yatanze hano n'ejo hari ababutanze ku rwibutso rwa Kigali, mbese nibitwereka uko Jenoside yakorewe Abatutsi yagiye ishyirwa mu bikorwa mu duce tw'u Rwanda tunyuranye. Yageze avuga ati turabashimira ko mwaje kudufata mu mugongo. Ndagira ngo mbabwire ko gufata abarokotse Jenoside mu mugongo ni inshingano zacu nka leta, ahubwo wenda nuko tutageraho zicyarimwe. Nyirahonora yavuze ati n'ubwa mbere bibaye kuri uru rwego hano muri Musanze, ariko ubundi rwose ndagira mvuge ko ni inshingano zacu kubafata mu mugongo, kandi mukomere turi kumwe namwe. Uyobora Ibuka yavuze ati kwibuka bidusubiza ubuzima. Ibyo bigaruka mu butumwa bw'umukuru w'igihugu, yavuze ati ntihakagire umuntu ukugengera ubuzima, ugomba kubaho, ntawe ugomba ubuzima bwawe. Nk'abanyarwanda tugomba kubaho rero ushingiye mu butumwa bwose bwagiye butangwa. Hari ibyo tugomba gukora kugira ngo dukomeze kubaho kandi tubeho neza, turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, ariko yituma tuzagera kuri ntego umukuru w'igihugu uvuga ngo nta yindi Jenoside izongera kuba mu Rwanda. Icya mbere ni uko twumva amateka, twumva ibintu byaturutse, uko byatangiye, uko byagiye bikura. Ayo mateka twayabwiwe kandi duhora tuyumva. Icya kabiri ni umwe bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda, Nyirahonora avuze neza ati hari igihe hariho abantu bafite yabyise igihango, ati kigeze aho uko imyaka ishira kubera uburere abantu bagiye habwa butari bwiza, inyigisho aho zigana kuri Jenoside, noneho igihango kibashiramo, noneho n'uwari kugutabara ntagutabare. Ibyo bigaragaza ko icyo n'umwe bw'Abanyarwanda bwaba bwatangiye gusenyuka, ariko leta yacu irashimangira ikanakomeza kwigisha umwe bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda tubumwe nibwo tuzashobora gutera imbere no kurwanya icyadutandukanya cyose. Nta muntu n'umwe rero uzongera guhungabanya umwe bwacu, ndetse nkabongera mbabwire ko umunyarwanda wese aho ari nta kimuhungabanyiriza ubuzima uretse ibisanzwe, ariko nta kizaguhungabanyiriza ubuzima cyitwa Jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa se ishobora gukorwa ikora Abatutsi mu gihe kiri imbere. Nta gihari. Ubu turi mu Rwanda rutekanye, turi mu Rwanda rwigisha kubana neza, kandi twemeza ko Abanyarwanda bose bamaze kubyumva. Ariko ibyo birangirana kundi butumwa bukomeye. Ndavuga ko Abanyarwanda bose bamaze kubyumva, ariko turacyabona
muri za raporo tugenda tubona hirya no hino, nanone abarokoze jenoside yakorewe abatutsi bahohoterwa, kandi ukabona ko hohoterwa ku buryo ubahohotera aba yabigambiriye. Ndabaha urugero tuyatona muri za raporo, aho umuntu abyuka agenda agatema inka y'umuntu amaguru akayisiga mu rugo kandi yiciye amaguru. Ibyo byerekana ko ari umutima wo guhohotera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, kuko utemye inka y'amaguru kandi urayisize. Ntabwo ari benshi babikora, ariko baracyahari. Ibyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga ni uko umwe bw'Abanyarwanda twabugezeho ku kigero kiri hejuru cyane, ariko nako gake kabura tugashakisha. Twe kubona umuntu wagiye mu rutoki rwarokotse jenoside ngo ateme ibitoki abrambike hasi yitahira, uwo ntabwo ari umujura, kuko ntabwo ababyibye, ahubwo yaje akabitema akabisiga birambitse akigendera. Iyo uciye inka amaguru ukayisiga aho, ntabwo twita umujura, kuko ntabwo wayibye ngo uvuge ngo wenda urikennye ujya kwikenuza. Ibyo rero nibyo tugero dukomeze turwanye aho bikiri, kandi twese tubifatanye. Ntabwo ari ibikorwa n'inzego za leta gusa, ahubwo uwo mutima mubi ushobora kugaruka ku mutima wo kugaruka kuri jenoside turwanye twese icyarimwe. Icyo ngaruka kiri nuko iyo abantu badashyize hamwe, nyine ndavuga ku mutekano w'igihugu, sosiyete irimo amakimbirane ntabwo irinda umutekano wayo. Ubu turi mu Rwanda rutekanye, aho umuntu ava Musanze akajya Rusizi, ukava Rusizi ukajya Nyagatare utekanye, kubera umutekano twari n'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame. Nkaba ngira ngo mbabwire ngo umutekano kusigasira bisaba kuba dukize hamwe. Ntabwo rero nava hano muri aka karere ntagarutse kuri icyo kintu cy'umutekano, umutekano w'igihugu muri rusange, umutekano mu miryango, umutekano muri sosiyete, imibane neza hagati y'ingo y'abaturanyi, tubane neza mu ngo, tubane neza muri sosiyete, tuni umutekano w'igihugu. Kuko uwo mutekano dufite ntabwo twawurengwa. Kurengwa no kuvuga gutangira kuwutatira noneho umutekano ukangirika. Ibyo rero ndibaza ko twese tugomba kubyumva kimwe. Uyu munsi rero kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni n'umwanya mwiza nyine wo kongera gushima kandi byakozwe, gushima ingabo zahoze ari za RPF Inkotanyi zahagaritse jenoside, ariko kuzishima bisobanuye no kuba natwe dukora ibyo dusabwa gukora kugira ngo dutunganye u Rwanda rwacu rw'ejo. Aribyo navuze, kwirinda kuba twasubira mu bikorwa, hagiye umuntu twemera kwasubira mu bikorwa bigana kuri jenoside. Babazi mwese rero muri hano, baturage ba karere ka Musanze, bavandimwe mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo muri aka karere, cyane cyane aho muri Busogo hano duhagaze, ndagira ngo nongere shimangire ko kwibukana none ari umwanya wo kuzirikana nyine nkuko navuze amateka mabi twanyuzemo, kandi turushaho gushimangira ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda, ndetse no gukumira no kurwanya indi ideology yose yatuma habaho gusubira amateka mabi twavuyemo. By'umwihariko mboneho umwanya wo gusaba urubyiruko, kuko ari bo mbaraga z'igihugu, guhangana n'ibintu byose by'ingengabitekerezo bibi n'abayikwirakwiza. Tuba urubyiruko rwiza, ariko kugira ngo tube urubyiruko rwiza nanone birasaba twebwe ababyeyi. Ababyeyi twigisha iki abana bacu mu ngo? Tubigishe yani twita values, twita indangagaciro z'umunyarwanda zimujyana kubana neza na mugenzi we. Uruhare rw'ababyeyi rurakeneye cyane, ruva ku ruhare rw'ababyeyi, hakaba uruhare rw'abari mu mashuri, twumvisha ibyagiye bivugwa ku mashuri, abari mu mashuri, bikagera no ku ruhare urwo twe dufite nka leta natwe turarukora. Ibi nibigenda bikero bizatuma tuba mu gihugu gitekanye, kizira amacakubiri, kizira jenoside. Dukomeza kubona rero abantu, ndetse ari abantu cyangwa ibihugu bigenda bihembera. Guhembera ni ukugenda utangira buhoro bihembera amakimbirane mu bantu, cyane cyane mu Banyarwanda, ariko tukaba tubaho tudashobora kubyemerera. Ari ibihugu ari n'abantu babikora. Turi mu Rwanda rubana neza, rubana mu mahoro, ari ukubana nk'uko navuze muri sosiyete yacu, ariko no kubana n'abaturanyi bacu. Nta kintu tuzongera kwemera gihungabanya umutekano w'igihugu, kandi nta nubwo tuzemera ikintu kidusubiza mu mateka mabi ameze nka jenoside yakorewe abatutsi. Ndagira ngo rero twese tuve hano, ubwo twaje kwifatanya hano, ariko ubu tuba tubwira Abanyarwanda bose nka guverinoma, twemeje ko turi muri uwo murongo w'uko nta kizongera guhungabanya ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubumwe bw'Abanyarwanda ni umusingi wacu utuma dukora ibindi bikorwa byose by'iterambere, nuko Abanyarwanda tuba dushyize hamwe. Ibyavuzwe byose uko mwabyumvishe, amateka yabaye hano,
umubisha wagiye shingiye ku bantu bagiye bahembera umwuka mubi urwango muri bagenzi babo. Umuntu akora icyo agomba gukora cyiza, ahubwo imbaraga afite akazikoresha ikibi. Murekero dukora icyiza kijyana igihugu cyacu aho twifuza, ari nabyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora twigisha buri munsi. Ndabashimiye kandi mukomeze mwihangane mukomere.